Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Dore ibintu bitatu by'ingenzi ukwiriye kuba wakora mu gihe uwo mwashakanye yagaragaje ibimenyetso bya coronavirusi. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. Coronavirusi imaze kuba icyorezo gihangayikishije isi yose, ikomeza kugenda ikwirakwira hose ku isi gahoro gahoro. Abantu badafite ubudahangarwa buhagije nibo bazahazwa n'iki cyorezo cyatangiriye muri Wuhan mu Bushinwa mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2019. Iyi nkuru iragufasha kumenya neza icyo wakora mu gihe umugore wawe cyangwa umugabo wawe ari kugaragaza ibimenyetso bya coronavirusi. Icyambere, bamufasha wa nyawe. Niba atangiye kugaragaza ibimenyetso umenya ko aribwa gukeneye cyane kurenza na mbere. Umuntu urwaye coronavirusi ashyirwa mu kato kugeza igihe akize. Muri icyo gihe ari mu kato, uwo muntu washyizwemo aba ari kumva ari wenyine kandi yihebye. Urasabwa rero kumuba hafi kugira ngo mujye muganira cyane kandi buri mwanya kugira ngo atiheba cyangwa akagira ngo ari wenyine. Coronavirusi irakira rero nta mpamvu yo guhangayika mu gihe wakoze ibyo wakabaye ukora. Icya kabiri, wihangayika cyane. Ndabizi ko byoroshye kubivuga kurusha kubikora, gusa guhangayika ntacyo bifasha rwose. Muri ibi bihe uwo mwashakanye ari kugaragaza ibimenyetso, ukwiriye kumuba hafi ukagabanya guhangayika kureba. Iki ni icyorezo isi yose iri gushakira umuti, rero nuri wenyine muri iyi ntambara ngo uhangayike. Umugore wawe cyangwa umugabo wawe agiye gukira, ntugire ubwoba. Iki si cyo gihe cyawe cyo guhangayika, ahubwo ugaragaza ubufasha bwawe. Ubuzima bwawe ni ingenzi, iteka ujye wibuka kujya uhora unywa amazi, ukaraba intoki, wambara neza agapfukamunwa ndetse ugapfuka neza n'amazuru. Wibuke gushyira metero hagati yawe n'abandi bantu bakwegereye. Kwirinda biruta kwivuza. Iyiteho wite no ku bandi. Muri ibi bihe dukwiriye kujya hamwe tugafashanya tukarwanya iki cyorezo. Naba ari njye wandura cyangwa wanduza abandi. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.